abo ngabo niko bamufasha bamaze no kumusora mu gice cy'abapasteri mu mitima yabo bavuga ati ibyo yavuze bigaragaza uwo ari we w'ukuri ntabwo dukwiye kumufata nk'intumwa cyangwa nka pasteri. Ikintu bamwifuzaho gikomeye abo bantu rero ni ukumva Mutabazi avuga ngo nsabye imbabazi ku byo navuze. Ubu yazazisaba ashobora kuzisaba cyangwa ntazisaba agakomeza gutsimbarara ku ihame rye, ariko ku cyifuzo cy'abamukurikira bamukundiraga ko ari apotre babonera atatira igihango cy'ubwa apotre, azisabye bakwishima bakavuga ati ntacyo garuka mu rugo rw'abana b'Imana. Nuko yavuze uko isi itatekerezaga ko yavuga nk'intumwa y'Imana. Erega ni nako gakuloze kabirimo. Intumwa y'Imana ivuga uti Yesu ajya avuga ngo ndi umugwaneza woroheje mu mutima. Noneho mu rusengero twebwe iwacu abapasteri ukuboko kwabo kw'imbabazi no guhana uko imbabazi niko kuri hejuru, kuko tuzi uzaca imanza n'uzahana abantu bahanishije umuriro utazima, ku buryo hari ibyo tworoze tukavuga ati okay mumureke Imana izamwibariza biriya bintu. Niko mu rusengero habene himereye. Nyaboneka mureke tumuririre dutabaza ijuru, Imana mu mutima wo kureka biriya bintu yakoze atazajya n'abandi babigwamo, kandi muninginga Imana yo mu ijuru itabare rwose, Imana imubabarire mwezi mutunganye. None wari kuvuga ngo nabambwe urumva ibyo byabereye mu kanwa k'intumwa. Hoye nyine niyo mpamvu nanjye nabaje kukubwira ngo murishuwa ko ariyo. None wenda noneho tugiye gusesengura, kuko muri domaine yo gusesengura umuntu yemerewe kwibaza ikibazo akanikisubiza agatanga n'igisubizo, si gestion. Okay, niba Apotre Mutabazi ari intumwa y'Imana tugiye kureba ku iyo side, niba bayatari no nimuzamukira abakristo beza, iyo ni kaca y'idini. Kuko hari ikintu nkunda kugarukaho ngewe, idini mbi, idini yakubereye mbi irakwica ntigushyingure. Niyo wibwiye kwiguheka ntigusimbiza, ubwiheke kubita hasi Imana ricugunye. So amaso yanjye kuva ku myaka 12 natangiye kuromari ku bubi bw'idini, icyo twita idini. Nkabibona nkumva ngo umuntu yagiye hano ngo umudiyakoni yamuroze ngo pastor runaka ngo yagambaniye undi, ngo pastor runaka ngo yicishije undi. What is this? This is the consequence y'iryo dini. Kubera ko abantu benshi bayobotse abantu kuruta kuyoboka Imana. Icyari yoboka Imana kiyoboka amadini niyoboka abantu. Yego akaba menshi mu gitondo uraririmba zaburi z'amashimwe, kuko umwamaje kuguza sikera Yesu araje, ndumva imirindi yo gutabarwa. Sikera Yesu araje, ndumva imirindi yo gutabarwa zitavuga. Ariyo mpamvu uyu munsi byaremereye, aho yakoresheje imvugo zivuga ngo uri ibandi, ngira ngo niryo jambo ryanabaye umusemburo cyane kuri iki kintu. Rero aho ngaho ku mukristo uri kureba ibyo bintu avuga ati pastor wacu aratukanye. Iyi pastor wacu yise umuntu ibandi ko kubu ngubu pe ubu ntiyarengereye. Nako kantu kabijemo, kuko ibintu Mutabazi ari kuvuga yaba atari uri kubivuga ntibyari kuremera kuri iki. Nuko ahubwo yavuze ibintu biri hejuru ya dimension agomba kuvugiramo. Mu gihe bamore numva mfite ishyaka ry'umurimo w'Imana kubera amakosa amwe namwe na Roma rikagakorerwa mu nsengero. Amaso yanjye yabibona nkumva bimbere nk'igisebe. Noneho mpitamo uburyo bwo gukoresha amakuru nabonye mu gufasha societe no komora abantu bahuye n'ibikomere by'amadini. Kuko idini ishobora kugukomeretsa ugatangira ukarogereta ku kwemera kwawe n'amahitamo wagize biturutse ku gisebe idini ryaguteje. Na Yesu Kristo bwe yajyaga arabwira abigishwa ati please mube maso, ati bari abantu mubona bicaye
ku ntebe ya Mose ati bateye ubwoba sibyo ndashaka kugusubiza mereye mu mizi mujye mubirinda ati kuko bafite akarimi karyoshye bazi kuvuga ibintu byiza bisize amavuta ariko iyo batandukanye namwe ibintu bakora ni amarorerwa mukwiye kwitoza kumva ibintu bavuga mukanabikora mwe bibakundiye ariko nimureba ibyo bakora mukabiza n'ibyo bavuga mukabiganya muzagwa. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Ya reka twongere tubaha ikaze mwebwe mwese mukunda kandi mwahisemo neza mugakunda Irembo Ryera TV, tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye, no kuvuga bari mu mahanga ndetse n'abari hano mu Rwanda. Ikindi kandi tubashimira no ko mwakoze subscribe ariko ndetse mukaba mufata ibiganiro byacu mukabisangiza abandi. Reka rero tubifuriza umugisha w'Imana, tuvuge ngo mukomeze kugira impagarike n'ubuzima ndetse n'ubugingo. Turi kumwe n'umukozi w'Imana hano kuri mikoro ni Pierre Hakizimana, ariko kandi turi kumwe n'umukozi w'Imana Bikem, akaba umusesenguzi, akaba umwarimu w'umuziki, akaba ni umuhanga muri byinshi, ariko wenda simvuze muri byose, ariko afite ubunararibonye bukomeye budasanzwe. Ndagira ngo tumusuhuze, turabasuhuje Bikem. Turabikirije cyane. Amakuru ki? Amakuru ni meza, tubasanze nyine mucuranga. Ya mwari muri kuririmba iyihe ndirimbo mbe nk'ubusanzwe? Naramwizeye Kristo nuwanjye ndamahoro, naramwizeye Kristo nuwanjye ndamahoro. Amen. Nako gusa? Nako gusa. Nakandi zo wibuka. Indirimbo zaba ari nyinshi, kireka winjiye mu zasabwe. Hari zasabwa. Ariko indirimbo aba ari nyinshi cyane rwose zitandukanye umuntu ashobora kuririmbira abantu b'Imana. Hari akaririmbo ngiye kwibuka, yari indirimbo yawe iryoshye rwose. Hari indirimbo yanjye abantu bakundaga bango nyobora ngeze iyo ngabo. Yes. Kuko ari ndi uyoboye ntabwo nashe. Iyo ngiye rwose. Kuri gusa n'umuntu ugenda ureka kuririmba ahubwo ukarushaho kwigisha. Nabireka burundu. Ahubwo urafasha gutya mikoro. Yego. Ndashaka kuyoborwa nawe Yesu, ndifuza kunjya imbere nkagukurikira, kuko ngiye imbere ntaho nagera, nungenda imbere nzagera iyo njya neza. Ndashaka kuyoborwa nawe mwami, ndifuza kujya imbere nkagukurikira, kuko ngiye imbere ntaho nagera, nungenda imbere nzagera iyo njya neza. Nyobora ungeze iyo ngana, nyobora ungeze iyo ngana, kuko niyoboye sinashika. Nyobora ungeze iyo ngana, nyobora ungeze iyo ngana, kuko niyoboye sinashika. Ni iki gitero kimwe gusa? Igira igitero kimwe na refure. Genda umunebwe wo guhimba. Indirimbo zanjye ziba zifite ibice bikeya cyane. Noneho reka ugiye kuriba kandi?
ndashaka guhumuriza abantu bafite ibibazo bashobora kuba bari guca mu ngorane z'ubuzima zitandukanye, babwire ngo reka kurira kandi reka guhangayika kuko Uwiteka arakoze kandi agoza ku mutima. Nayo ni indirimbo yanjye. Reka kurira, reka guhangayika, reka gucika intege, Uwiteka arakoze aguhoza ku mutima. Wahuye n'ingorane n'intambara z'urudaca, ukicara ukibaza uko ubuzima buzamera. Warasenze uko ushoboye ubona ntagihinduka, Satana akakugorera yuko Imana yakwibagiwe. Uwiteka aragukunda ntiyakwibagirwa, yaguciye imanzi mu biganza, aguhoza ku mutima. Naho nijoro warira amaganya akaba menshi, mu gitondo uravuza impundu, haleluya, kuko Umwami aje kuguhoza. Naho nijoro warira amaganya akaba menshi, mu gitondo uraririmba zaburi z'amashimwe, kuko Umwami aje kuguhoza. Si kera Yesu araje, ndumva imirindi yo gutabarwa. Si kera Yesu araje, ndumva imirindi yo gutabarwa. Yesu aguhe umugisha mwinshi. Hari imirindi yo gutabarwa. Hari imirindi yo gutabarwa. Tugarutse kuri ya ndirimbo ivuga ngo nyobora ungeze iyo ngano, wari wabuze inzira. Ariko usigaye ugira ibibazo byinshi wa mugabo. Ubundi umuntu uyoboza si uko aba yabuze inzira gusa, aba ari na sorute yo gusenga kugira ngo urugendo rwe arubanemo n'Imana. Rujya hehe? Ino ndirimbo nashushanyije umukristo uri mu rugendo rujya mu ijuru. Ndavuga ngo muri urugendo harimo byinshi bisitaza umuntu, bishobora gutuma umuntu atana intego y'urugendo. Hakenewe umurida, kuko ari we nyiri urugendo, ari nawe dusanga. Bishoboka ko yatunganya urugendo rwacu akabidufashamo kugira ngo tutaza gusitara cyangwa tukagenda tuyobagurika intego y'urugendo tukayitakaza. Nsaba ko ambera umuyobozi kugira ngo angeze iyo ngana, kuko ari njye uyoboye ubwanjye sinashyika, kuko Umwuka Wera niwe muyobozi mukuru tuba dukeneye. Nicyo cyifuzo nari mfite ino ndirimbo rero warukoze ko icyo kibazo. Washaka ko Imana ikuyobora. Yego. Imbere wabonaga amayira abiri. Si ukuyabona icyo gihe, ahubwo n'ubu ndayabona, ndetse n'umukristo wese arayabona. Urabizi ko muri urugendo rwo kujya mu ijuru bamwe bagenda basitara bakaruvamo, bakarusohokamo rwose, ukabona umuntu biranze ko arukomeza. Rero n'ubundi dukeneye uwo muyobozi, si icyo gihe gusa, ahubwo ni indirimbo, ni isengesho rya buri munsi nsenga mbwira Imana ati Mana komeza unyobore please, kuko ari njyewe uyoboye, ntabwo nabasha gushyika. N'uyu munsi rero ndacyabiririmba, niyo mpamvu mva indirimbo idasaza, ndacyasenga iryo sengesho. Turi mu kiganiro imboni y'umusesenguzi, nuko abona ibintu, nuko ibintu bigenda. Turi kumwe na BKM, hanyuma akaba yitwa Emmanuel nkuko bisanzwe nyine nkuko twabivugaga. Kuri mikoro ni Sipike Hakizimana. Abo udukurikiye tukwibutse gukora subscribe ndetse na comment ndetse na share. Turagarutse hano imbere ku mutumirwa wacu, hanyuma turanezerewe. Gucuranga ni umurage cyangwa se n'impano yawe yihariye? Ni byose. Mu muryango wacu muri famiye twakoze tubona umuziki. Papa yari umupasiteri, yari n'umunyamuziki. Babizi ko
yagiraga igihe agiye kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa agiye kubwiriza akabanza akaririmbira abantu kandi barabimukundiraga cyane. Hari nk'indirimbo yakundaga kuririmba ivuga ngo simperutse kugusura. Nizere ko wayisigaranye kuko igendirimbo kuko hari abantu benshi bajya bagira inzitwazo ngo zo kudasurana. Reka ngufashe. Simperutse kugusura ariko umenye ko ngukunda. Simperutse kugusura ariko umenye ko ngukunda. Hariho abantu badasura abandi bategereza ko ari bo bazabasura. We ntabwo ari umwanya wo gucuranga. Nubikenera uzampamagare mu kiganiro cyo gucuranga, nzi ko atari cyo wampamagayemo. Kwari kugira ngo ngufashe gusubiza ikibazo cya wambajije. Bino bintu ni umurage ariko ni n'impano. Twakuze tubona papa bikoranya kwigendera. Twumva ko natwe tugomba kuba abanyamuziki. Aranabidukundisha, ni byiza kuririmbira Imana, ni byiza gucuranga. Bituma tuyoboka umurage we, ariko byari binateye muri njye ubwo ndivugaho nkanjye nubwo abantu mu rugo batandukanye bacuranga. Bituma nanjye mbifata nk'ikintu nyine cyiza kuko yarabinkundishije numva ndabikunze. None uyu munsi nanjye ndi umucuranzi ndi n'umuririmbyi. Ndi n'umwigisha w'umuziki. Nigisha n'umuziki, nigisha gitari twarabivuze ubwashize, nigisha piano kandi rwose bigenda bimfasha muri byinshi no mu buryo bwo kwagura ubwami bw'Imana. Kuba ubumenyi mfite ntabasha kubwihererana, dukeya nzi ndusangiza abantu b'Imana nabo bakajya gukorera Imana. Yes. Yeah. Ni byiza, ni impano ya twese itugirira umumaro kuririmba, kubwiriza ndetse n'ibindi. Waje kuba umusesenguzi uti byo ko nabyo abantu babigukundira cyane ko uba umusesenguzi ndetse bikagaragara ko ari impano yawe. Sinzi wenda ukuntu abantu babifata, ariko muri njye biraremereye cyane kubw'impamvu ngiye kukubwira. Nakuze numva mfite ishyaka ry'umurimo w'Imana kubera amakosa amwe n'amwe naromarikaga akorerwa mu nsengero. Amaso yanjye yabibona nkumva bimbereye nk'igisebe. Noneho mpitamo uburyo bwo gukoresha amakuru nabonye mu gufasha sosiyete no komora abantu bahuye n'ibikomere by'amadini. Kuko idini ishobora kugukomeretsa ugatangira ukarogereta ku kwemera kwawe n'amahitamo wagize biturutse ku gisebe idini ryaguteje. Na Yesu Kristo bwe yajyaga arabwira abigishwa ati please mube maso, ati bari abantu mubona bicaye ku ntebe ya Mose ati bateye ubwoba. Sibyo ndashaka kugusubiza mereye mu mizi. Ati mujye mubirinda, ati kuko bafite akarimi karyoshye, bazi kuvuga ibintu byiza bisize amavuta, ariko iyo batandukanye namwe ibintu bakora n'amarorerwa. Mukwiye kwitoza kumva ibintu bavuga mukanabikora mwe bibakundiye, ariko nimureba ibyo bakora mukabiza n'ibyo bavuga mukabiganya muzagwa, nimuzamukira abakristo beza. Iyo ni kaca y'idini. Kuko hari ikintu nkunda kugarukaho njyewe, idini mbi, idini yakubereye mbi irakwica ntigushyingure. Niyo wibwiye kwiguheka ntigusimbiza, ubwiheke kubita hasi Imana ricugunye. So amaso yanjye kuva ku myaka 12 natangiye kuromarika ububi bw'idini, icyo twita idini. Nkabibona nkumva ngo umuntu yagiye hano ngo umudiyakoni yamuroze ngo pasiteri runaka ngo yagambaniye undi, ngo pasiteri runaka ngo yicishije undi. What is this? This is the consequence y'iryo dini. Kubera ko abantu benshi
bayobotse abantu kuruta kuyoboka Imana. Icyari iyobokamana kiyoboka iyobokamadini n'iyoboka abantu. Yego. Gihinduka iyobokamadini ku buryo abantu benshi cyane baramya abantu batabazi ngo bari kuramya Imana. Kuko niyo umuntu agiye gusenga muri iki gihe tugezeho ngo ngiye gusengera kwa ku buryo icyubahiro cy'Imana cyitiriwe abantu runaka, umuntu ntavuge ngo ngiye mu rusengero kuramya Imana, ahubwo ngiye gusengera kwa Ntuza. Uri kumva? Ibyo rero nkura mbibona gutyo mbireba nkavuga ati ariko so nta buryarya bwishe mu idini rikaba ryaratubeshye, tukaba dushobora no kuzashiduka twayobotse Imana itariyo kubera gucanganyukirwa. None ikindi nkabona abanyamadini batandukanye, umupasiteri afite filozofi ye mu gutangira itorero itandukanye n'iya Bibiliya, ahubwo ari filozofi isa nivuga ngo kwa Ntuza wababwiye ko bigenda utya, ariko nimuhumure mwebwe nimuze twebwe tubifata utya, nta kibazo kibirimo, Bibiliya irabyeze. Ukumva bagira ngo abapasiteri batandukanye bafite Bibiliya basoma zidasa kandi Bibiliya ari imwe. Maze kuvumbura no kugenzura ibyo bintu bigenzuje ijambo ry'Imana n'umwuka wera uba muri nge, ndavuga toke mu madini agomba kuba hari ukuri gutandukanye kw'ibintu babeshya abakristo. Ndavuga ngo nanziye kwishora no kuba risque teka kugira ngo mpishure ukuri n'ibinyoma byihishe mu madini atandukanye y'ibintu batabwiza abantu ukuri. Ubwo nsomye ijambo ry'Imana neza nkamenya ko umwuka wera atuye muri nge, niyemeje kuzajya mvuga ukuri by'abandi bagoreka. Nuko nisanze muri iki gice cy'ubusesenguzi, kandi uwo murongo ninciyemo nyine ni nako bikimeze na n'ubu. Nuko rero nisanze ndimwe ibi bintu, rimwe narageragezaga nkabirwanya ariko Imana ntinkundire. Kuvumbura ibyo abapasiteri bakora biherereye cyangwa barahagaragara ukaba uhora ubita hanze, wumva nta ngaruka bizagira ku mubiri wawe? Byagira ingaruka. Ubwo ngubwo ndamutse ngize amahirwe nazahorwa gukiranuka cyangwa ngahorwa kuvuga ukuri kwa Kristo, kuko sinduta abo bateye amabuye, sinduta abo bataye mu ngunguru z'amavuta, sinduta. Hari abantu benshi bafashe risque y'ubutumwa ariko barabuvuga. Yego. Rero ngize amahirwe nicyo nazazira. Reka ngusubize neza. Ngize amahirwe nazazira icyo. Kandi ngiye nkora ibiganiro byanjye mpora mbitangaza. Simbikora ku bwanjye, mbikora ku bw'abantu runaka batandukanye kugira ngo nkize ubuzima bwabo, kuko biraba ngo abantu banjye bagiye kurimbuka bazize kutamenya. None nimba ugize amahirwe Imana ikaguhishurira kuko kuri, wabaye risque teka ugacungura ubuzima bwa benshi, ukavugisha ukuri nyine ukabwiza abantu ukuri. So niyo mpamvu rero, kandi ntabwo ubutumwa ntanga bukwiye kunteza ikibazo mu bantu runaka, ahubwo bwagakwiye gutanga impinduka z'uko abantu bahindura ibitagenda neza bakikosora, kuko ntabwo message zanjye ziri generale ku bantu bose cyangwa sinjomba abantu bose. Mu butumwa bubureba nkavuga ati wowe ukora gutya, siko ijambo ry'Imana ribishaka ko rutya. Nkavuga ati namwe mukora neza, mwubahwe, Imana ibaha umugisha, mukomereze mwo murongo, kuko ibiganiro byanjye uyu munsi ndashima ibigenda neza, ariko ejo nkananenga n'ibitagenda neza. Niwo murongo mbangadiramo no kuri, nta muntu n'umwe mba nshaka kwibasira mu kiganiro, ahubwo ndwana n'imitekerereze mu bipfuye y'abantu runaka bigashituka byafashe ku bantu, ariko siyo ntego mba mfite. Ubu watangiye urugendo rw'impinduka cyangwa se reforme binyuze mu nzira z'ubusesenguzi, kandi ubona ari byiza bikuganishaho uri kujya. Kuri ubona byaratangiye gutanga umusaruro cyane. Uyu munsi ndi kujya nshiduka mbona hari abantu bari kwidekarara bavuga ngo twebwe twakoreraga amakosa mu uyu murimo w'Imana, none turihanye. Umuntu akabivugira kuri televiziyo, undi akambwira ati mba mu Budage, nahemukiwe n'umuntu wiyitira izina ry'Imana ntazi ko ambeshya, imitungo y'urugo irahatikirira, none waramiye umutungo w'umuryango. Ubu twamenye Imana y'ukuri, gutandukanya kw'Imana ivuze n'ijwi rya Satani kubera ibiganiro byanjye. Undi akaza ati maze imyaka burya ndi umupasiteri ninywera inzoga mutari mubizi, ariko uyu munsi ndihanye sinshaka gukomeza kuvanga umurimo w'Imana n'ibiyobyabwenge.
izo ni inyungu kandi Bibiliya iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Rero ubutumwa mvuga ubwo busesenguzi nkora bujyanye no guhugura abantu n'intumwa Pawulo yarabikoraga, kandikira itorero nakati bene data ndabandikiye kubwo gukunda Kristo mugira uki mutanga imibiri b'ibitambo bishimwa n'Imana. Ikandikira Timoteyo ikavuga ati nawe mwana wanjye Timoteyo ndaguhuguye bizagenda utya. So ibintu bintu rero tubamo nibisanzwe byamwe binariho guhugura itorero, nkugira inama, nkucyaha, byose rero biri mu nyungu. Rero navuga ko ibyo mvuga bitandukanye sha vraiment ngenda mbona umusaruro wabyo kandi ku ngoni zose. Hari n'abazina imbogisi bakanyandikira ati rwose ibintu wavuze nanjye ndumva binkoraho, ati ndifuza ko Imana impa imbaraga zo kubireka kugira ngo mbe umukristo utunganye. Rero ngo abahindure benshi ku gukiranuka ngo bazaka nk'inyenyeri. Rero ikintu kizanshimisha mu buzima bwanjye mu biganiro byose ntambutsa kuri YouTube nuko nzabona byibura hari miliyoni 100 z'abantu bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana bakava mu byaha, nkazabamurika imbere y'Imana mvuga ati dore abantu nabwirije ubutumwa bwiza bwawe ndabakuzaniye. Iyo ni inyungu y'ukuri yazanshimisha ku musozo y'ibi bintu mvuga. Guhindurira benshi ku gukiranuka, kavuga ati tibari baratubwiye ko bimeze utya none burya nuko bimeze. Kubera iki? Kubera bahawe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero ibyo tuvuga biranaryoshye kuba iyi projet dukoreramo Yesu Kristo ari projet iri implementé. Ni projet yuzuye yubatse, nta dushya twenda kuyihangira cyangwa kuyizanamo tudahari. No, Yesu ni umushinga yateguye awushyira hanze ati okay mukore gutya amahame n'aya amabwiriza n'aya. Iyo habonetse rero umuntu uza kwica amabwiriza ya Yesu Kristo tubireba nk'ababishuriwe, oya tugomba kubwira abantu tumwirinde. Hari umuntu uri kuza atandukanye avuga bitandukanye nuko Yesu Kristo ashaka ko tuvuga, yazanye mwibye muri projet ya Yesu kandi yari yuzuye. Mu mwirinda ari kubayobya tukaburira itorero. Ni uwo murongo akenshi usanga ngenda nganiramo. Noneho abarakara n'abagira ikibazo gikomeye ni bamwe bifata kuko wenda ibyo yavugaga ukubeshya kwiwe no kwitira izina ry'Imana, Imana itamuzi, byatumaga wenda hahira abana abona school fees, ariko kubona school fees ziturutse mu kubekera izina ry'Imana bikaba ari ikibazo. None iyo network yo yacika ku bwanjye wavumba ayo mayeri nkayatangaza, ugasanga ni wenda tugiye kugirana ibibazo bikomeye, ariko mu mwuka ntabwo yagakwiye kuba ngiraho ikibazo na kimwe kuko arabizi nayo ko ibyo ari gukora ari amakosa. Uko ni nako kuri kuzuye. Hanyuma wavuze ko kuva mu myaka 12 wagiye ubona ibintu n'ubu ndabibona bigoye ndetse biranagukomeretsa, binagutera guhaguruka kuba umusesenguzi ushyira hanze ukuri ugamije gushyira hanze ukuri kubyo mbona, gushyira hanze ukuri kubyo mbona. None urugero Yesu aravuze ngo ni nge nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye, sibyo? Ukabona n'undi aje imbere y'abantu aje kwerekana ko umuntu ushobora gutambuka iwe cyangwa akanyiri we agasengera iwe ari uzajya mu ijuru gusa. N'urugero nguhaye nk'uwo muntu nkwiye kumurwanya. Nyuma y'uko Yesu ari inzira y'ukuri n'ubugingo ijya kwa data, habonetse indi nzira. Ese Bibiliya ibivugaho iki? Nkabihuza havuga ati mwirinde uriya muntu uri kuvuga ko ari we nzira y'ukuri, kuko si we nzira y'ukuri twahawe, inzira y'ukuri irazwi. Ubwo ariko ububwira abanebwe bo gusoma Bibiliya batazi. N'ubundi rega ikibazo aba bakristo birirwa barekaramanga abantu ngo baratwibye, ngo baradutuburiye, ngo batwibye amafaranga, ngo bari kudukora deliverance. Bafite uruhare rwa 40% byibura mu gukorerwa ibyo bintu, kuko ijambo ry'Imana ririkira nta n'ikintu ritavuzeho. Ubwo abantu n'abanebwe bo gusoma Bibiliya. Noneho abasomye Bibiliya nk'abacuruzi bakayisoma bakayirangiza bakayizenguruka bakayisoma mwinshira 10 kugira ngo bazayitume icyo bashaka, baza nyine bakugera hati Bibiliya bivuga gutya mu barewe. Iti dore kuntu bimeze umwana wawe kugira ngo akire, harasabwa igitambo kiremereye utya, ati kandi iyo umuntu atanga igitambo ati faites attention agomba kwibabaza, ati kuko gutamba isaka ni uko ukomereka. Gutanga umwana wawe wakundaga w'imfura umwe rukumbi, ugomba nawe kurekura ikintu kiremereye kigomba kuva mu mitungo yawe ku buryo wumva unyeganyeza ukakizana nka Isaka. Iyo agukubise icyo cyanditswe akakurangira naho cyanditse ukajya kugihiga ati bya bintu ziko na Bibiliya bitera inkunga, nibwo ugiye
ukagurisha imodoka ya miliyoni 50 ukayigurisha umugore atabizi n'umugabo waza ukanamubwira ati nakoreye Imana ntundenganye urugo rugasenyuka bikaragira bisenye bizize kubujiji no kutamenya no gusoza. Hari abakozi b'Imana bamwe tugenda tubona wenda ku ma social media ndetse bikaba usanga bigenda birema ama confusion hagati y'abantu n'abandi. Nkawe nk'imboni y'umusesenguzi muri iki kiganiro, imboni y'umusesenguzi ubona ari iki kibyihishe inyuma? Pardon? Ni turimo turabona abakozi b'Imana bamwe na bamwe bajya ku ma social medias bamwe bagatukana, abandi bakavuga ibintu biterekeranye. Wenda turaza kugaruka ku makuru wenda arimo atambuka muri iki gihe ya nk'imboni y'umusesenguzi. Niki kibyihishe inyuma bira bintu? Ko hari ikintu mugomba kumenya ku ibyo bintu mukabana clear. Abantu bose bari abakozi b'Imana bakomeye ku isi bagiye bacogora cyangwa bakagwa tukanabitangarizwa bazize ibintu bitatu. Utarazize gushaka icyubahiro, yazize gushaka ubutunzi. Utarazize gushaka ubutunzi, yazize gushaka igitsina. Izo ni imve eshatu zamaze gucukurirwa abantu biyitirira izina ry'Imana, abantu biba abakozi b'Imana sinabiyitirira izina ry'Imana. Ni imve eshatu zamaze gucukurirwa abakozi b'Imana mpuzamahanga cyangwa bavuga rikijyana muri societe, ku buryo ubashije kutagwa mu mvi imwe mwizo ashobora no kwitwa intwari agihumeka. Umuntu wese uvuga rikijyana mu nzu y'Imana cyangwa mu murimo w'Imana cyangwa kuri YouTube, kuri social media, iyo adahigwa n'imva y'icyubahiro ahigwa n'imva y'ubutunzi. Iyo adahigwa n'imva y'ubutunzi ahigwa n'ingwa y'igitsina cyangwa se ubusambanyi. Ibyo bintu no kubera ko bihora bihiga abantu bose bakorera Imana neza, usanga benshi birangiye babiguyemo, bityo bikaba inkomyi y'ubutumwa bwiza. Umuntu agasigara arwana ku ishyaka ry'icyubahiro cye kuruta icy'Imana, byagera mu bantu bigahinduka igitutsi, izina ry'Imana rigatangira gutukwa kubwe. Abantu bakaba batakiryohewe no gusenga no gukizwa no gukorera Imana kubera reference y'umuntu babona wari ukomeye muri byo wamaze kugwa cyangwa wamaze kwaswa nomwe mu iyo mitego. Niyo mpamvu uzabona kuri social media bene abapasiteri bahahagarara ntibabe bagitinyuka kuvuga izina rya Yesu kuko bamaze kuryangiza, bamaze no kwandika ibindi bintu bibi bitameze neza, ahubwo bahora bavuga niyo barifashe barikinishije kurivuga barivuga kubw'ubucuruzi cyangwa kubw'ikintu bashaka kugeraho muri ryo. Ukabona bari gutuma ijambo ry'Imana kugira ngo ribakorere icyo bashaka ariko ntirige gukora icyo ryatumye mu mitima y'abantu. Nibwo uzabona umupasiteri runaka avuye kuri televiziyo agatukana, undi yagira ari akamuvuguruza bagahangana, hakaba intambara y'abantu bitwa abapasiteri kuri YouTube cyangwa ku ma social media atandukanye. Ukabona impamvu y'urugendo rwabo cyangwa icyo bari bakwiriye kuba bavuga ryari izina rya Yesu kuko ni nacyo bawe nka misiyo, ariko kubwo gushaka icyubahiro n'amafaranga n'igitsina kimwe muri ibyo ugasanga kugira ngo babigereho nuko batakana bakanatukana kugira ngo buri wese acunge intege nke za mugenzi we abari hazamurira imbaraga ze. Niyo mpamvu nizo mpamvu nizo mpamvu. Ya hanyuma hari inkuru irimo icicikana cyane ivuga ku mwapotere umwe na apotere Mutabazi, twabuze tuyireba hariya ndetse twumva tugize ishyaka ryo kumusengera aho yatutse Honorable Bamporiki, ndetse avuga irangaje wenda itarabaye nziza, itarasonnye neza muri rubanda, itaribereye n'umukozi w'Imana. Nk'umusesenguzi nicyo wabonye cyari kibyihishe inyuma? Ibyo bintu nabivuzeho kenshi kandi ibyo navuze ntabwo nenda kubivuguruza muri iki kiganiro, ni nabyo nkomeza gusubiramo. Icya mbere, icyaha cya Honorable Bamporiki ni icyaha gikomeye ku gihugu ndetse no ku itorero rya Kristo. Bamporiki aba yari umukristo wo muri ADPR, kiriya kintu cyamubayeho cyangwa yakoze naho bakimuziza
kuko mu matorero tugira icyo bita gutenga abantu bakoze ibyaha. Etape zo gutenga umuntu nizihe? Ni uko iyo ukoze icyaha cyane, amatorero ya gikristo atengera ibyaha biri popula, byabaye remarkable mu bakristo muri societe, bakabikora kugira ngo barinde ubusugire bw'itorero n'abantu bakurikiranaga uwo muntu. Nibwo uzabona iyo ukoze icyaha mu rusengero, Bibiliya ivuga iki? Ugomba kubanza guca imbere y'umushumba cyangwa y'umukuru w'itorero w'iryo torero akakuganiriza. Wakwanga kumva cyangwa guhugurika akaguteza itorero, abakuru b'itorero byakwanga akaguteza umukumbi bakagutenga, bakavuga ngo none ugiye ku ruhande uve mu mirimo y'itorero, ntujye no kwigaburo ryera, ubanza utunganye bidatunganye. Numara kwiyinumira ugarutse uzaza usaba imbabazi. Ni ukuvuga ngo rero kiriya cyaha Bamporiki yakoze ni icyaha ku gihugu, ariko cyaba n'icyaha no mu rusengero. Ni nk'uko umukristo agiye agasambana yaza bamuhana bamutenga, sibyo? Icyo nicyo kintu ugomba kubanza kumva. Gusa amahirwe ahari ni uko icyaha cye nyine kiri rekoni muri politike cyane wenda kurusha mu rusengero, kuko ni ikosa yakoze ku gihugu kandi bifite ababishinzwe, bagomba no kureba igisubizo gihwanye nabyo. Kimwe mu bisubizo bigomba kuvamo ni uko agomba guhanwa cyangwa kubabarirwa, kuko mu kuboko kwa leta kuryamyemo igihano hicayemo n'imbabazi. Tujya twumva hari na benshi bababariwe, kandi biba byiza kubabarira umuntu nawe ubona ko akeneye imbabazi wazisabye. Iyo etape yamaze kuyitera, asaba imbabazi, twarabibonye kuri Twitter zitandukanye. Ubu rero kugeza uyu munsi turindiriye nk'abaturage b'u Rwanda, igihugu gikunda kiri kureberera kiriya kibazo no kurusha twe, kuko babireba mu nyungu z'abaturage. Ikizavamo tuzagitangarizwa, tugihabwe nk'umwanzuro. Ahubwo noneho turaza kureba, twinjire noneho ku buryo Mutabazi yitwaye muri iki kibazo nk'uko wamaze kubimbaza. Uburyo Mutabazi ari kwitwara muri iki kibazo cyangwa yakivuzeho, nyine icya mbere ari kubivuga nk'umunyarwanda uharanira uburenganzira. Urumva nshuti yanjye, Mutabazi aterura avuga ku iki kibazo, urabizi ko asanzwe ari umusesenguzi, akora n'ibiganiro byinshi bitandukanye, kamwe birumvikana ntiyari gutuza kuvuga ku iki kibazo. Uzi se ikintu cyagize uburemere kuri iki kibazo kuba Mutabazi arakivuzeho agakoresha na materime, icyaremereye mu bantu arakizi? Nuko yavuze uko isi itatekerezaga ko yavuga nk'intumwa y'Imana. Erega ni nako gakuloze kabirimo. Intumwa y'Imana ivuga uti? Yesu ajya avuga ngo ndi umugwaneza woroheje mu mutima. Noneho mu rusengero twebwe iwacu abapasiteri, ukuboko kwabo kw'imbabazi no guhana, uko imbabazi niko kuri hejuru, kuko tuzi uzaca imanza n'uzahana abantu bahanishije umuriro utazima, ku buryo hari ibyo tworoza tukavuga ati oke mumureke Imana izamwibariza biriya bintu. Niko mu rusengero habene himereye. Mutabazi niba ari kuvuga biriya bintu nk'umunyepolitike, nshobora kumushyigikira, kubera ko muri politiki harimo ingingo yo kudashyira imbere uwo muhanganiye kuyobora. Ntabwo naba ndi gushaka kuyobora akarere ka Rusizi na Sipiriye ngo ninjya kwiyamamaza ntake Sipiriye, imvuga ati Sipiriye n'ukuri nubwo turi kumwe nyine mu kwiyamamaza, ariko Sipiriye n'umwana mwiza, ndamutse ntanatoye mukamutora ndamutse ntanatoye mukamutora nta kibazo cyaba kirimo. Ni faso politiki ibyo ntibikora. Buri muntu wese iyo ari kwiyamamaza arata ibyiza azakorera abantu bagiye kumutora, kandi hari igihe mu ntege nkeya z'uwo muri kumwe muhanganiye hava imbaraga zawe zo kugira ngo utorwe. Niba ibintu Mutabazi ari kuvuga aharanira ko yakwicaraho Bamporiki avuye, agomba kubivuga kuko acunzaho intege nke ze zaba ziri kugira ngo ahahere yiyamamaza kugira ngo azajye muri uriya mwanya. Ariko noneho byaba bibabaje biteye agahinda Mutabazi abaye atari umunyepolitike, agasigarana cya gishe cyo kwitwa apotre cyangwa umushumba w'itorero cyangwa intumwa y'Imana. Birashoboka ko umuntu yasigirwa ibintu bibiri, agasigirwa kuba intumwa n'umunyapolitike? Ubundi hari n'ikintu mugomba kubanza kubaho shuwa. Ese Mutabazi ni intumwa y'Imana koko? Ubundi kuko intumwa
sinzi impamvu mujya mu rujijo rw'ibintu kandi babisobanutse. Hari ibintu bikorifayinga intumwa. Intumwa ni iki? Intumwa ni uwahuye n'uyitumye ikamuha n'ubutumwa n'ababushyira. Ariko agaragaza aho yahuriye ubutumwa bw'intumwa y'Imana ni ukubwira abantu ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza azanagaruka. Iyo ngiyi intumwa. Intumwa yose igira aho ihagurukira igiye mu butumwa. Ese niba mvuye aha ngiye hariya, intumwa igira aho isengera, igira urusengero, ikavuga ati okay, mvuye hano none ngiye muri Amerika kubwiriza ubutumwa bwiza. Rero kuba intumwa y'Imana ntibikubuza kugira indi mihamagaro runaka itandukanye. Ariko hari umuhamagaro ukwiye gushyirwa imbere y'iyindi yose kuko uri umumisiyoneri. Misiyolojiye yagakwiye kuba ari iyihe mu bintu bye, mu bikorwa bye bya buri munsi. Kuko nanjye uyu munsi nubwo ndi gusesengura harimo iyo mpano, ariko ntibimbujije kuba umucuranzi. Kimwe nuko Mutabazi yaba afite n'andi mavuta mu zindi domaine zitandukanye, ariko misiyoloji ari apotre cyangwa ari ukuba intumwa. Kuko nanjye mvuye mu iki kiganiro njya gufata gitari nkigisha abantu gucuranga, nkababwira ngo imigozi ya gitari iteye utya amanota naya. Ibyo ntibinsaba gusesengura, ni ubumenyi mfite n'andi mavuta nasizwe runaka atandukanye. Ikintu kimwe ugomba kumva, niba Mutabazi ari kuri uru ruhande rwa Bamporiki avuga nk'uwatumwe n'Imana cyangwa intumwa, yaba ahombeye itorero. Kuko muri domaine christianisme yagakwiye kubaho ubwo ari kuvuga ati twagushije ishyano n'imurire mu boroge, umukristo wacu yaratanye arya ruswa. Nyaboneka mureke tumuririre dutabaza ijuru. Imana mu mutima wo kureka biriya bintu yakoze atazajya n'abandi babigwamo, kandi muninginga Imana yo mu ijuru itabare rwose. Imana imubabarire mwezi mutunganye. None wari kuvuga ngo nabambwe. Urumva ibyo byabereye mu kanwa k'intumwa. Hoye nyine niyo mpamvu nanjye nabaje kukubwira ngo murishuwa ko ariyo. None wenda noneho tugiye gusesengura, kuko muri domaine yo gusesengura umuntu yemerewe kwibaza ikibazo akanikisubiza, agatanga n'igisubizo, si gestion. Okay, niba Apotre Mutabazi ari intumwa y'Imana, tugiye kureba ku iyo side niba bayatari nayo. Ariko nabwo hari ikintu mugomba kumva kuri Mutabazi. Kuba intumwa y'Imana ntibiguha uburenganzira bwo kudatanga igitekerezo no kudatambutsa igitekerezo cyawe kuri sosiyete. Ariko noneho hari aspect ushobora kumushakiraho ukamubura, kuko ibikorifayinga umushumba w'itorero turabizi pe. Kavuga ati ngize amahirwe ngiye kumushumba mfite ikibazo nasambanye, negereye umushumba wanjye ngo ankorere counseling, anamfashe yongera connecting n'Imana. Ugize amahirwe ubonye intama yawe iravunitse, sibyo? Reka dufate Bamporiki tumufate nk'umukristo wagira ikibazo mu rusengero Mutabazi ayobora. Agize chance intama iravunitse, kandi Bibiliya isaba abashumba gukurikira imwe bagasiga 99. None kuri Mutabazi nk'umushumba wa Bamporiki, we ikintu yakoze cyangwa ikintu ari gukora buretse ikintu ari gukorera intama ye, yagize chance yuko yayibonye ivunitse. Ni chance kuko hari zivunika abashumba ntibabona ayo mahirwe yo kubimenya. None Imana imuhaye amahirwe yuko intama yivunitse ukuguru kumwe, none ahubwo aho kugira ngo akunga mugarure muri 99, ahubwo avunye n'ukuzima kwari gusigaye. Izo si karite z'umushumba. Ubwo ngo bw'icyo kibazo twagikuye muri domaine politique tukizigiye muri aspect religieux, niho turi kukiganirira. Umushumba nyawe yarakwiye kuba akora iki? Umushumba nyawe mwiza nka Mutabazi ni iki yarakwiriye kuba akora ku mukristo we cyangwa ku ntama ye nka Bamporiki yavunitse? Kuko urwego rwa politique rwo rugendana bavuga ngo ukoze iki cyaha hanishwa iki, biranditse. Rekumva bigomba gukemuka gutya, bigomba gukemuka gutya, bigomba gukemuka gutya. Ni amahame ya politique, kandi iki kibazo kizabonerwa umuti rwose mwiza ku Banyarwanda bikozwe n'inzego zibifitiye ububasha. Impamvu turi kubivuga uyu munsi ni ukubera izina ry'umuntu witiriwe izina ry'Imana wasohoye amagambo aremereye kuri byo, akavuga nk'uko intumwa zitavuga. Ariyo mpamvu uyu munsi byaremereye.
aho yakoresheje imvugo zivuga ngo uri ibandi ngira ngo niryo jambo ryanabaye umusemburo cyane kuri iki kintu. Rero aho ngaho ku mukristo uri kureba ibyo bintu avuga ati pasiteri wacu aratukanye, iyi pasiteri wacu yise umuntu ibandi ko ubu ngubu pe ubu ntiyarengereye. Nako kantu kabijemo kuko ibintu Mutabazi ari kuvuga yaba atari uri kubivuga ntibyari kuremera kuriya, nuko ahubwo yavuze ibintu biri hejuru ya dimansi yagomba kuvugiramo. Mu gihe Bamporiki yahabwa izi mbabazi hanyuma kuko yasabye imbabazi kandi dufite igihugu kizitanga, hari n'abandi bababariwe ku byaha bababariwe ariko kandi nabwo anahanwe si igihugu nticyaba gihemutse kuko mu guhana habonekamo ibisubizo n'ubundi. Noneho tubare mu gihe yaba abonye izo mbabazi kuko yazisabye, ibyo ari byo byose igihugu kirababarira. Nanone ibyiza Bamporiki yakoze ni byinshi kurenza ikosa yakoze wenda cyane, icyo tunabirebeho muri izo mpamvu. Ariko bizasiga iki hagati ya Bamporiki na Apotre Mutabazi? Ntibishobora kujyana umwe mu rukiko? Uwajya mu rukiko ninde? Kuko niba umuntu yarakwise ibandi ukakira intuza, hari igisebo yaremye mu bantu. Nukuvuga Bamporiki ntashobora ntafite ubasha bwo kuba yarega iyo ntumwa tuvuye mu bijyanye n'intuza, iyo ntumwa y'Imana se akayishora mu nkiko. Hari indirimbo twajyaga turimo ngo iyo Imana itanze icyo kuvuga buri wese ngo yivugira icyo ashaka. Ubu hari abantu benshi cyane bari kuvuga kuri kese ya Bamporiki kubera ko Imana yatanze icyo kuvuga. Dore ukuntu bimeze ubundi abantu batumye ino nkuru ya Bamporiki yamamara n'abantu nka 3 cyangwa 4. Icyambere Bamporiki ari umuyobozi, hari abantu bamwangaga batabishakaga, batashaka ko ayobora. Hari abo biganye wenda bamufitiye ishyari, abo bakuranye uri kumva avuga ati aratuyoboranye mwene ntuza abantu bigenze gute ngo yisanga aho hantu. Iyo bagezweho n'iyi nkuru none bari guserebura aho kubifata nkaho hari ikibazo cyabayeho, ahubwo barishimye. Kubera iki? Mu ntege nkeze niho bari bamucungira no mu buzima busanzwe bavuga ngo icyama Imana hazagira akaba ikamumanura. Abo bantu rero ubu barishimye. Icya kabiri biri kuvugwaho n'abantu basanzwe wenda badakunda politike nziza y'u Rwanda, batavuga rimwe na politike, bari hirya no hino, baba bacunze n'ubundi kurira ku makuru mabi kugira ngo babigire ikibazo gikomeye cyane b'intambara. Rero kubera ko Bamporiki yakoraga neza mu murongo wa politike iriho, uyu munsi abo bantu ntibabibona bavuga nabati nimurebe ukuntu bimeze. Urwo ni urwego rwa kabiri ruri kuvuga ko ibi bintu bigatuma byamamara. Icya gatatu biri kuvugwa n'abantu bakundaga Bamporiki, bari ku expressinga n'amarangamutima yabo meza, yo brother byakubayeho gutya ariko byibura turakwibuka ukiri hano wakoze ibi, hari abana bavuye ku muhanda ku bwawe, hari iki none bambaye amarangamutima bavuga ati Mana twinginga n'ukuri imbabazi z'Imana zimuyeho na leta imubabarira asubire mu mirimo y'igihugu. Nibyo bice by'abantu batatu bari kumuvugaho. Rero niba uyu munsi Apotre Mutabazi yaraje akavuga ngo uyu ni ibandi, bigahura nuko yibye kugeza ubu hari igice cy'abantu runaka bavuga ati Mutabazi ibyo avuga ni ukuri. Hari n'abandi bibaza nk'icyo kibazo, bibaza ati se aramutse ababariwe nyine ubwo kuri Mutabazi yabasohotse mu mubare w'amabandi sibyo? Uwo muntu yabakuye mu mubare. Ariko sinshyikira impamvu yo kumujyana mu nkiko kuri Bamporiki yaba iyihe, kuko nyine ari mu gihe Imana yamutanzeho ijambo kandi kigomba nacyo kuzarangira, kuko ajyanye icyo gihe yajyana benshi cyane, kuko no kuvuga ngo abatari kumuvugaho neza muri iki gihe bose byasaba ko abajyana byasaba ko abajyana, bikaba ari ibintu bishobora ko byagorana. Dore ko wenda nyuma y'icyo gihe ababirebera kure kuturusha no kubw'inyungu z'Abanyarwanda nibo bazamenya igikwiye cyakurikiraho. Ikindi kiri kugaragara, wenda iki kibazo mu gihe kizaba kirangiye ko nta kibazo kitarangira, Apotre Mutabazi azaba yambaye irihe kote hagati y'aba bantu bose
bazaba bagize. Ese ubu uyu munsi aragaragara mu yihe sura? No, uyu munsi aragaragara mu masura abiri. Ku gice cy'abantu bari kubyina intsinzi mu ntege nke za Bamporiki, bose bashyigikiye Mutabazi. Hari n'abandi bambaye imbabazi bari kuvuga ati uriya muntu koko yakoze icyaha, kandi koko natwe kuvuga ibintu byose ntabwo turi guhagarara twemeza ko Bamporiki atakoze icyaha. Oya, yakoze icyaha gikwiye igihano, ariko gikwiye n'imbabazi. Niyo side turiho. Noneho hari abari gushimangira guhanwa kwe ndetse cyane, bavuga ati ahubwo nimba bahanishwa imyaka 10 yari akwiye 30, bahagaze kuri urwo ruhande. Hari n'abifuza ko yagirirwa yababarirwa burundu ntanahanwishwe n'umwaka n'umwe. Uyu munsi imaje ze za Mutabazi n'ebyiri. Hari abantu ubundi bumva kimwe ibintu na Mutabazi ariko bati wow, turiya muntu ari kuvuga neza, ahubwo ari no kuzizwa ukuri ari kuvuga. Hari n'abandi bari kuvuga ati ariko intumwa y'Imana si uko yagakwiye kuvugwa, si uko yagakwiye kubiri kuvuga, yagakwiye kwanzura imbabazi kuruta guhana uyu muntu. Abo ngabo niko bamufasha. Bamaze no kumusohora mu gice cy'abapasiteri mu mitima yabo, bavuga ati ibyo yavuze bigaragaza uwo ari we w'ukuri, ntabwo dukwiye kumufata nk'intumwa cyangwa nka pasiteri. Ikintu bamwifuzaho gikomeye abo bantu rero ni ukumva Mutabazi avuga ngo nsabye imbabazi ku byo navuze. Ubu yazazisaba? Ashobora kuzisaba cyangwa ntazisaba, agakomeza gutsimbarara ku ihame rye. Ariko ku cyifuzo cy'abamukurikira bamukundiraga ko ari apotre, babonera atatira igihango cy'ubwa apotre, azisabye bakwishima, bakavuga ati ntacyo garuka mu rugo rw'abana b'Imana. Niko babyumva. Nizo nama turi mu kiganiro imbani y'umusesenguzi, turi kwerekera ku musozo nkuko mugikurikira ku Irembo Ryera TV. Turimo turibaza tuti hari ibintu umwuka bavuga ko abakozi b'Imana bivanze mu bitabareba. Nibyo byaba bimusohoyeho? Nabikubwiye dutangira iki kiganiro ngo abantu benshi batangira ari abanyamuhamagaro, bafite n'ibyo bagomba gukorera Imana, ariko impamvu z'icyubahiro n'amafaranga n'igitsina nkuko nabikubwiye, hakagira ikintu kimwe kibagonga. Ariko kandi ari ikintu nshaka kukubwira. Niba ishyaka Mutabazi afite ku iki kibazo, ariko ubwo kubikora kubwo gukunda Abanyarwanda no kureberera umutungo w'igihugu kugira ngo utangirika, nakwifuza ko u Rwanda rwakomokamo abandi bantu benshi bameze nka Mutabazi. Gusa hari igihe tujya tugira ishyaka tukarikoreramwo amakosa, kandi ryari ishyaka ryiza rwose, ukabona ibintu wari ugiye gukora ntibibishye, ariko bigashiduka wazahiranwe n'isaka ryinshi rikagukoresha amakosa ukamera nkawuza. Ugaterura isanduku itari ugaterura isanduku y'isezerano utabifitiye ububasha, Imana ikagutsinda inyuma y'isanduku. Uza ntabwo yari afite icyifuzo kibi. Kuyiramira rwose yarakoze. Buri gihe uri gukorera ibintu biri muri dimansi y'igusumba, birangira bikubereye bibi kandi byari byiza. Ngaho reka kugiranye na Uza wagiye kuramira isanduku y'isezerano, Imana ikayimutsindaho, kandi we mu mutima we nta cyaha yumvaga ari gukora, ariko yarakoze ibintu biri muri dimansi y'imurenze. None se kuki ku yindi nshuro Feniyasi wasanze bari gusambanira mu ihema ry'Imana, agahinguranya icumu akabica, Imana ko yavuze ati mbonye umuntu nkoreye akantu kazima mu iki gihugu kuva n'abati, mwana wanjye Feniyasi uranshimishije. Urumva ibintu by'Imana ukuntu bimeze. Feniyasi yisha bisobanuye ngo hari ishyaka urwana rikwiriye, hari n'irindi ushobora kurwana ritari ngombwa, rifite bene Feniyasi yisha abantu. Imana ati felicitation y'umwana wanjye. None se ubundi unkoreye akazi. Tuvuga urugero, umuntu leta yamwivumburiye mu bushishozi bwayo, yego, imubonaho icyaha cyane rwose, uranamenya icyo leta imutekerezaho. Yego, ugiye hariya ujajinze ibyawe gusa, wanzuye n'imyanzuro, ntuteruye isanduku itari yawe. Nibyo nakubwiye.
kuko mu maso y'Imana ushobora kwibaza ese Mutabazi ko iki kibazo ijuru riri kumuha felicitation cyangwa riri kumunenga ko yihuse kuvuga ko yihutiye ibintu runaka wenda biri hejuru y'ubutware bwa, ariko icyo gihe ubwo ngubwo aho na apotre turi kumuvuga kuko nimba ari umunyepolitike ibintu harimo nibyo, ariko ikibabaje none uko yagiye atangaza rimwe na rimwe ko atari umupolitisiye nuri kumva none ikigaragara cyo ibi bintu Mutabazi yaba yaravuze bimuha amahirwe yo kuba yasimbura Bamporiki umwanya yari yicayemo. ibyo bizagenwa cyangwa bishobora kurebwa n'ababifitiye ububasha kuturusha, kuko hari ukuntu hari ijisho rya politike babiboneramo wenda twe tudafite rishobora kumukorifayinga, ariko mu ijisho rya rubanda ntibishoboka kuko n'ubundi umuntu ayobora ku bwa rubanda, ni nabo bamushima abaturage ati uyu muntu dukurikije karite tumubonaho yatuyobora, ariko mu rindi jisho rya politike reka tuzareba ikivamo. Ariko muri nka rubanda nawe ubaye uri nk'utora bibaye ngombwa ko bashyiraho iyo kandidatire, oya ko ntatora ndi umwe se n'ubundi, ariko nyine uko watora ijwi ryawe ribaye rikenewe. Oya kuri kese ya Mutabazi bagiye gutora najya mu gice cy'abifata cy'abadatora ubwo ntiwemera ko yaba uwo nguwo najya. Oya iyo ugiye mu gice cy'abifata ntibabemeje ko umuntu umwemeye cyangwa umurwanyije, nyine urifata ati njye sinzatora. Reka tugushimire, dushimire n'abari badukurikiye. Murakoze cyane, ndabona akavura kaguye, nakagaruka akavura nyine n'ibyuya by'abakozi, hanyuma wadushyira imbere y'Imana nyabishobotse. Turagushimiye Mwami Yesu Kristo ko watugiriye neza ukabana natwe muri iki kiganiro, uho umugisha abagikurikiye kandi kibashe kungura igihugu ndetse n'abandi bose bashaka gufashwa nacyo, mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje urakoze, amen.